icyambere nabonye ko Imana ifite abakozi. Yego. Sibyo? Mva byarashimishije mu mutima wanjye uzi ko Imana ifite abakozi. Imana ifite abakozi batari ba mama Sharirene, batari nabantuza nabantuza. Hari abakozi batazwi Imana yabitse ahantu, mbese bishatse kuvuga ngo kwivuga buri wese afite space. Specioza burusenge. Specioza. Ba space. Na numvishe space. Reka da specioza. Yego. Ukuntu yajyaga atera ikorasi agakubitira mu bitero, nuko nyine umugabo wakajya kuri gitari, biriya nabyo bifite isomo. Nimba yarateraga ikorasi, hanyuma umugabo we akaba nawe ari kuri senti, hanyuma bagera mu rugo bakanigana, harimo isomo. Imuzanye kuri kamera kugira ngo isi erega iyi tere twajemo, ngo twaje guhitinga no kubona ibyubahiro gusa. Ikintu ushatse kuvuga, ntabwo ushatse kuvuga ko mama Vanessa kuba yarashatse umugabo wa kabiri. Nimba ari nikosa yakoze, amaraso yeza bahasambanye cyangwa bashatse abagabo benshi yaba yarakamye, hasigaye amaraso yeze abanyaminwa miremire, bose bazarimbuka hajya buri. Icyo kibazo gikomeye. Buriya bazarimbuka bose. Ba ikuzimu bose. None humva ikindi kintu. Uwo ni igihozo. Yego. Baramureba bati ikintu cyamurimbura ni iki? Nuko nyine tumushakira dosiye. Haza ya madosiye ameze kuriya. Baba bagiye kuri mama Sharirene. Haza ya madosiye ameze kuriya. Hari n'undi muntu Pasiteri Zigira Inshuti. Abashatse abagabo babiri cyangwa na batatu, yego, nawe wirirwa warazamuye ururimi rwawe rugashinga nk'inkota, icyaha ni kimwe. Turagushuhuje kandi twifurije amahoro y'Imana wowe ukunda ibiganiro byacu, yaba ibinyura kuri mama Sharirene Official ndetse n'ibinyura kuri Iriba TV. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kubana n'umukozi w'Imana mama Sharirene. Twari tumaze iminsi isa nkaho atari mikeya tutamuzana kuri mikoro zacu za Iriba TV, ariko uyu munsi twavuze ngo reka tumugereho tuganire ku bijyanye n'umurimo w'Imana, ndetse cyane cyane ku ivugabutumwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa se kuri za social media. Uko abakozi b'Imana muri iyi minsi bimeze, niba bari gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiye cyangwa se barazanyemo akantu ko kunengeka. Akantu ko kunengeka urakazi? Gucika intege cyangwa gukora gake. Nibyo kunengeka. Kunengeka no gukora gakeya. Wenda niba umuntu yari buterure nk'ibuye rinini agaterura gatoya nyine akiyorohereza. Yego. Cyangwa se tubyite kwiyorohereza. Umeze neza se mama Sharirene? Nukuri meze neza pe. Biragaragara. Abadukurikiye nabo bahita babibona. Buriya y'umuntu hari ibintu byinshi bigaragaza ko umuntu ameze neza. Nta kuntu Imana se igidukubitira mu gafuka kugira ngo imibyimba abarejiyo n'abaporoso batayibona. Abaporoso n'abarejiyo bo mu rusengero. Yari ukuntu bagira agatarime kavuga ngo Imana igukubitira mu igunira kugira ngo nyine imibyimba itagaragara, ikagukubitira muri fresheri nk'izi. Ariko ngewe pe oya, hari n'ukuntu umuntu yicara kuri kamera akamwenyura nyamara yego inyuma hari ibindi bitameze neza. Yego, ariko wowe umeze neza. Meze neza, ntabwo ari irya jambo bavuga ngo urebeye inyuma. Oya ni ukuri. N'imbere meze neza mu bugingo, mu buzima busanzwe, mu mpande zanjye zose ndashimira Gitare. Yego. Abana bameze neza. Nabo bameze neza, baratsinze. Yego. Baba ba mbere, buriye mwana wamutangiye Minerva akazana amanota meza. Nta bundi buzima. Basubiye no ku ishuri. Yego. Uwo nibuka no witwa Ndera, uri seriye cyane. Ninde Ayivarise? Aya, arakandi kazina yambwiye. Na Ivani. Arakandi kazina akunda ndakibaje ariko ni nkibuka. Nakahedi. Ayivani. Yego. Yego, hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze tubwire umuntu uyu mwanya ufunguye ikiganiro cyacu, ariko bikaba bitameze neza. Tumubwire ngo humura, bishobora kuba bitameze neza uyu munsi ariko ejo bikaba bimeze neza. Hari ushobora kuba arwaye, hari udukurikiye wenda
hari ibihe harimo byamutesheje umutwe, tumubwire ngo Imana yacu ishobora byose. Hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro turagira ngo tugusabe ubanze usenga Imana. Mwami wacu Yesu, turagushimye kuko uri uwo gushimwa. Tugushimiye ineza yawe yazengurutse mu mpande zose z'isi, kandi tugushimiye ko ari wowe uduha kubaho no kuramuka. Tugushimiye igitondo duhaye wimye abandi, byari ukugira ngo dutunganye ibidatunganye. Tuje hano mu izina ry'Uwiteka, kandi tuje kugira ngo tukubakire. Dusabye sapoti, turasaba umusada hera, kandi ntabwo ari twe twenyine, turasabira n'abadukurikirana. Ubu butumwa, iyi mesaje, ibivugirwa hano bibi byo kuguhesha icyubahiro kandi byagura umurimo wawe. Ngaho udushyigikire twese kugira ngo ineza yawe ikomeze kumenyekana kandi imbaraga zawe zamamare, ndetse ubwami bwawe bugere kuri. Ndagushimiye ko udushyigikiye kandi kuri mu ruhande rwacu, kandi kwaba no mu ruhande rwanjye, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Dutangira ikiganiro twabwiye abantu ko tugiye kuganira ku bijyanye n'iyi mihanda yo kuri YouTube. Muri iyi minsi ubona bimeze bite? Se abantu bari gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye, cyangwa se hari ibindi ubona byabazanye, cyangwa se bacitse intege? Ego. Ibintu rero maze iminsi mbona, icya mbere nabonye ko Imana ifite abakozi. Yego. Sibyo? Umva, byarashimishije mu mutima wanjye. Uzi ko Imana ifite abakozi? Imana ifite abakozi batari ba mama Sharirene, batari n'abantuza n'abantuza. Hari abakozi batazwi Imana yabitse ahantu, mbese bishatse kuvuga ngo kwivumbura ku Mana ngo nturi buyikorere, ni wowe wahomba kuko ifite abakozi. Yego. Hari umwana umwe washimishije yitwa Zawadi, arimo ibyigisho bye biri kuri Zaburi. Mwana w'umukobwa, umva, uvuga Imana neza. Narebye ukuntu avuga Imana, nkurikirana icyigisho cye, ndavuga nti yawe ntato, umva, numva ndishimye, numva ndatuje. Impamvu nari nishimye ni iyihe? Ni ukuntu nabonye inama yabereye kuzimu yo gukubita ku munwa abakozi bose bavuga ijambo rizima. Abakozi b'Imana bavuga ijambo rizima, haba no mu nsengero, bamwe babwiriza ibirindiro by'abadayimoni bakabimenagura. Mpita mbona akagambane, mbona inama zabereye kuzimu zo kubacecekesha, kandi koko baraceceka. Baraceceka. Noneho ngiye kubona mbona Imana yihamagariye uwo mwana w'umukobwa, mbona amagambo afite n'uburyo bivugamo, ndavuga nti data nahabwa icyubahiro, ntabwo Imana izabura abayikorera. Ikindi cya kabiri rero nabonye, niyo nama nabonye yakozwe n'abazimu. Warayibonye? Reka nkubwire, naho utarebesha y'umwuka, warebesha y'umubiri. Nuko twebwe twagiriwe umuntu, twayahawe yose. Twahawe amaso y'umwuka, duhabwa n'ay'umubiri. Muhabwa n'ay'umubiri. Hose mwamureba. Byose tuba turebayo. Kuko uritegereza ukareba, hari ibyigisho nasubiyemo ndareba bya mama Vanessa. Ndabavuga mu mazina kuko ntacyo bitwaye. Mama Vanessa hari icyigisho yasohoye kivuga ngo buri wese afite sipesi. Sipesiyoza mu rusengero. Sipesiyoza. Ba sipesi. Numvishe sipesi. Reka da sipesiyoza. Yego. Ariko uvuga ukuntu abantu ba sipesiyoza mu rusengero ari ba bantu baba mu rusengero bashinzwe kugerageza abandi. Ngo kandi iyo Imana imanitse umunzani kuri sipesiyoza, ukagara nk'udashyitse, urakomeza uriga. Icyo cyigisha gisohora mama Vanessa yagisohoye nanjye mfite sipesi. Mfite sipesiyoza mu rusengero. Mpita nkunda mama Vanessa kuva uwo munsi, yigisha ukuntu tukwiye guhagarara tugashikama. Ukuntu sipesiyoza ashobora kugutanga muri nyobozi akavuga ati nge namufasha nk'inzoga. Kandi muririmbana mukorana umurimo.
kandi ntabyo yabonye nyine. Ivuga ukuntu Imana itwigishiriza ku bantu bo mu rusengero kandi tugomba kugaragara dushyitse. Yego, ntitugomba kwivumbura ngo tuve mu rusengero, ntabwo tugomba guhangana nabo kandi ntitugomba kureka umurimo, tugomba kuguma mu rusengero turi abakirisitu kandi tukagumamo neza. Ibyo kuvuga ngo bamvuze mvuye muri korari, hoya, ibyo ntibirimo. Atwigisha neza iryo jambo. Afite n'ibindi yagiye yigisha, ukuntu yajyaga atera ikorasi agakubitira mu bitero, nuko nyine umugabo we akajya kuri gitari. Biriya nabyo bifite isomo. Nimba yarateraga ikorasi hanyuma umugabo we akaba nawe ari kuri sente, hanyuma bagera mu rugo bakanigana, harimo isomo. Hajya mama Vanessa mu buhamya yatanze burimo ko umugabo wamukubitaga yari umukirisitu babana mu rusengero, bavaga gusenga, iyi nyine yateraga ikorasi undi ari gucuranga, akabamuhaye urushyi kandi yari arimo kuvuga ati shyiramo neza umuziki mutware wanjye, akamukubita. Ibyo ngibyo uzi ikintu bivuze, bishatse kuvuga ko mu rusengero mushobora kurubamo muri babiri, kuko Imana ntigira abana n'abuzukuru. Yego, ibyo kuvuga ngo ndirimbana n'umugabo wanjye cyangwa n'umugore wanjye yarangushije sinzarusubiramo, hoya, gumamo. Igira abana ntigira abuzukuru, agukubite ariko ugumemo. Ayobo, none se Yesu yavuze ngo iki? Ngo nimurure ku rukungu rukurane. Yigeze avuga ngo tururandure? Imyaka myinshi rero yabaga mu rusengero abanamo n'umugabo we, akavuga ati shyiramo iyi ndirimbo zamure gutya, nuko nyine kandi bagakomeza bakajya muri korari. Hanyuma rero ntago mu itorero ari mu ijuru, ibyo c'est pas grave, buri wese ajya acungana n'izamu rye, wirinde kubangamira mwenezo. Muri make afite ibyigisho byiza. Hanyuma wahareba ubu ukabona nta kivuga, ari hehe? Yagiye he koko? Kandi rwose nta nimero ze mfite. Amavane uri hehe? Ari niba twumva uri hehe? Yabwirizaga iteraniro rikabohoka, yarabwirizaga abantu bagapfukama ari benshi bakihana. Noneho Imana imwaguriye imbago, imuzanye kuri kamera kugira ngo isi erega iyi tere twajemo, ngo twaje guhitinga no kubona ibyubahiro gusa. Reka da, harimo no gukubitwa. Hoya none no gukubitwa. Aha hantu twahaje, yego, Imana yatuzanye aha kugira ngo ibintu biturimo byo kongera kumvwa na bake. Yego, byumvwe na benshi, bigere ku isi yose. Nicyo cyatumye tuzana. Hano ntabwo yatuzanye ngo twamamare ngo batwita abasitari ngo amashe n'umusitari, ntabwo ari ibyo gusa. Ariko nanjye nyine kubera amabanga ntwaye nyine nkahita mbyungukiramo. Haleluya. Hanyuma se nkomeze nunguka Imana ihombe? Hoya. None nimba Imana yarazanye mama Vanessa ikavuga iti ibintu yajyaga akurikiranwa n'abantu bake, reka muzane ku rwego rw'isi, hanyuma ubu butumwa bugere kuri benshi, hahembuke benshi. Hanyuma byamara kugenda gutyo shitani arareba. Ese yaba wenda yaracecetse ku mpamvu z'uko yamwaguye nk'uko wari ubivuze, cyangwa se hari izindi nzitizi yahuye nazo? Reka nkubwire, nubwo ntaganiriye nawe, ariko ibi bintu ni icyorezo. Sinaganiriye nawe, nta na nimero ye ubu mfite, nta nubwo ndamusura, usibye ibyo mbona hano kuri kamera. Yego. Ariko icyo nabonye cyo nakubwiye ngo naho wabuterekwa wakoresheje ubwenge wavukanye. Ubwo ni mama Vanessa nari mvuze. Yego. Ariko ndashaka wenda kubanza kubavugira rimwe kugira ngo turagira ngo tubanze twisegure ku badukurikiye bataza kugira ngo wenda turi kuvuga abantu. Reka nkubwire, umuntu twiseguraho nukireba akagicikiza. Yego. Ababicikiza ujye ubareka, ntukirirwe ubiseguraho. Nta ariko umuntu ukireba akakirangiza urirwa umusaba imbabazi, arabona intego twari dufite y'ikiganiro cyacu. Hanyuma reka nkurikizeho abandi nihuse kugira ngo nkubwire umurimo, nkubwire n'inama yabaye. Yego. Uwo ni mama Vanessa araje. Abantu barabohotse, barafashijwe, imitima irafashijwe, abantu barahindutse kubwe. Yego. Dayimoni aricaye aho ari kuzimu, aravuga ati uyu mugore ubu ntaje, niki nakora kugira ngo murimburane n'imizi ye ntibazongere gufashwa?
ntibazongere kubohoka. Ko nimba yakurikirwaga n'abantu 100 ubagiye gukurikirwa n'amamiliyoni, hahembuka ubugingo bw'amamiliyoni. Turakora iki? Baragipanga. Ikintu ushatse kuvuga, ntabwo ushatse kuvuga ko mama Vanessa kuba yarashatse umugabo wa kabiri nimba ari nikosa yakoze, amaraso ya Yesu ntahari. Yego. Ngo mama Vanessa ayo maraso amweze ariko agaruke akora umurimo w'Imana. Nimba nta kosa yakoze, ikibazo kiri hehe? Wareba ibi bintu ukabona ikintu kibiri inyuma, ni inama yakorewe kuzimu yo gucecekesha abantu bose bafitiye Imana umumaro. Yego. Cya kabiri, baritegereza Gihozo batuye na waraje, ati nawe ari gutuma abantu benshi bagarukira. Noneho abadayimoni bagenda bashaka ibyaha by'inkorokoro. Kandi ikintu nkundira abirabura, bazi ko umuntu wica ari we Imana ireba nabi, ariko ntibamenya ko n'uwanga mwene se cyangwa akicisha n'ururimi rwe. Dufite ukuntu twafashe ibyaha tubishyira mu byiciro, tubiha za gato. Ejo bundi umuntu waburanyishije wa mugabo wakebye ijosi ry'umugore we yavuze ijambo ndumirwa. Yaravuze ngo ubwo avuga ukuntu abantu bari bategereje ko umuntu wakereye ijosi hari igihano cy'umwihariko bamuha. Yarasobanuye aravuga ngo kiriya ni icyaha nk'ikindi, ngo ibindi muri kuvuga ni amarangamutima yanyu. Bivuga ngo uwaciye ijosi n'uwakasa agatoki bose ni bamwe. Noneho ubwo bishatse kuvuga ngo abashatse abagabo 2 cyangwa na 3, yego, nawe wirirwa warazamuye ururimi rwawe rugashinga nk'inkota, icyaha ni kimwe. Ese kubera icyo umuntu yagira ipfunwe ubundi umuntu udakora ibyaha ninde? Ese nimba twese turi abanyabyaha, Imana ikangirira imbabazi nta sambanye ufite andi makosa nakoze, kuki wa wundi Imana itari babarire? Amaraso yeza basambanye cyangwa bashatse abagabo benshi yaba yarakamye, hasigaye amaraso yeza abanyaminwa miremire, ariko amaraso yeza abanyabyaha Yesu agize ate arayafite. Ese koko ibyaha birangana? Ibyaha birangana. Kuko nta cyaha gito nta n'ikinini kizinjiza umuntu mu ijuru. Icyaha cyose ni icyaha mu maso y'Imana. Icyo kora mu maso y'abantu twabishyize mu byiciro. Oya, usibye no mu byiciro, twe nyine turi abana b'abantu, kandi koko ntibigomba gukuraho icyo kintu ko turi abana b'abantu. Yego. Umuntu watukanye n'umuntu wasambanye, twebwe nk'abantu ntabwo twabashyira mu cyiciro kimwe. Ariko bose bazajya hamwe, bose bazarimbuka. Hajya icyo kibazo gikomeye, buriya bazarimbuka bose, ikuzimu bose. Noneho umva ikindi kintu, uwo ni Gihozo. Yego. Baramureba bati ikintu cyamurimbura ni iki? Nuko nyine tumushakira dosiye. Haza ya madosiye ameze kuriya. Baba bagiye kuri mama Sharirene, haza ya madosiye ameze kuriya. Hari n'undi muntu Pasiteri Zigira Inshuti, wenda we nta madosiye afite nka yacu, ariko nawe bafite ibintu bagiye bamwomekaho kugira ngo acogore. Noneho rero ndashaka kubwira abantu, hari ikintu bakwiye kumenya cyane abangaba mvuzi. Ibintu byo kuvuga ngo baricaye ngo bari mu kuri, ngenje kubabwira ko nta kuri barimo. Nta kuri murimo. Umva mama Vanessa aho uri hose, ntabwo uri mu kuri. Wirira imishyushyo, wirira imvange yawe, ubundi wose abantu heke wibereho neza. Nta kuri urimo mama, nta kuri urimo. Imana yatanze imbaraga nyinshi kuri mama Vanessa. Buri Imana ikubwiye Minervari yatanze kuri mama Vanessa kugira ngo ave ku rwego yari ariho no ku rwego ariho rwo kubwiriza abantu bagahembuka, rwo gutumirwa, rwo kwambura abantu Satani. Hari imbaraga zikomeye Imana yamutanzeho. Kubw'iyo mpamvu rero ntabwo Imana yamujugunya, nta nubwo yamutakaza. Hari umuntu uri kwibaza nonaho ukurikiye ikiganiro, ari kwibaza ngo kubera iki wenda aya magambo waje kuyavugira kuri kamera, yego, aho gushaka kuba washaka nimero ze ngo umuhamagare. Reka rero nkubwire impamvu nabizanye kuri kamera, ni ukugira ngo mbwire n'aba bagenzacyaha n'abashinjacyaha, sibyo? Ari mama Vanessa wenyine
wamuhamagara namuhamagara ariko impamvu ni uko ari ni benshi ukugira ngo mbwire n'abashinjacyaha n'abagenzacyaha bumva ko umuntu ngo yakoze icyaha agomba guhagarara kubwiriza mbabwire ntihoya umuntu utaramuhaye akazi ntukanamugenzure. ikindi wenda twavuga ntabwo umuntu ari marayika cyane nubwo wenda muri abavugabutumwa turi n'abantu hari aho muraswa ariko ibi si ibibazo turi n'abantu ubu ngewe ndi igihangange kuruta Dawidi. Dawidi uzi ibyaha yakoreye rimwe ngo yararebye amaso ya Dawidi n'aya Daniyeli bana byose ni bimwe. Ese ubwo nimba Dawidi yararebye akaroba ubwo urashaka kumbwira ngo ntuza wowe wenda wowe urebye ukaroba wabukoze ikosa? ni ibisanzwe n'ubuzima busanzwe ariko nimba byarabaye tubahambe ntimazongere kugaragara. wenda tutarajya kuri abo bakozi b'Imana cyane ko nawe wishyizemo wowe ku ruhande rwawe ni ikihe kintu ubona wishinza Satani yakurashe cyangwa se izo nama zabereye ikuzimu mu mugambi wa Satani uwakugezeho gatuma usa nkaho ucogowe n'uwe? Reka rero nkubwire icyo gucogora cyo gishyire ku ruhande. Ntago wacogora abaragushutse oya ni nabyo mpamvu nza gutanga ingero z'ibintu bibiri. Yego. Kubera ko abamvuze ntago nje kubagira bere ariko sinje no kubagira birabura. Yego. Sibyo kuko ntawe nafatiye. Yego. Nimba Gihozo yarasambanye sinari impari ndi umweru. Yego. Mama Vanessa nimba ibyo yakoze atari byo nabibwirwa n'iki ko atari byo? Yego. Ntago namenye ko ibyo yakoze atari byo kuko Imana yikoze ikintu ntawe yibaza ngo kuki wakoze amakosa. Hari n'ibyo twita amakosa Imana ishobora gukora kuko ntawe yibaza ibyo yakoze. Yego. Shobora kuvuga ngo yakoze amakosa ariko Imana nakivanga mu by'umuntu w'Imana ikavuga iti yayakoreye. Ibyo muri make ntago bindeba. Niyo mpamvu hariho ibintu bibiri. Nimba ubusambanye bakureze warabukoze wajya ugasaba imbabazi ugacira Imana bugufi. Niba utarabukoze se barakubaza iki? Ngwino uvuga Imana. Ariko Gihozo yaragarutse sinzi niba ntago yagarutse. Niba yarakurikiye ibiganiro yagiye gukora ikiganiro cya kwa Joel sibyo? Ariko se ni kuri yabwirizaga nagende n'ahandi abaho ibiganiro no kuri yacanoye yayishyize he? No kwiriba TV ariko yaraje arabwiriza. Noneho namuteye courage ngo naze. Erega umunsi wo guca urubanza nturagera sipri. Kuki abantu bashaka kubwirizwa n'abera gusa? Yego se. Ese ubundira abo bita beza bo bazi gute ko ari beza? Iyo barara niyo birirwa barahaze. Ubundi se ninde waduhaye kugenzura bakwiye gukora n'abadakwiye gukora? Na Yesu yaravuze ngo munyitira ikimwiza. Yes. Kumwiza ari data. Ntago rero ibi impamvu nabizanye kuri kamera. Ni igisheni. Hari n'abandi iri gutuma yo bagize ubwoba. Niyo mpamvu naje kubivugira. Hari abandi hari n'abandi none se usibye ko nkoresheje impano yo gukeka ugira ngo ntihari n'abandi bafite ubwoba Imana ibwite igenda kuri kamera mvugira ibiti ngende bankonkobore nkuko bagize Mama Sharirene. Mama Sharirene bamugize bate? Yabaye ikibundi. Ntacyo yabaye. Cyprien ujye ubaha amakuru. Ameze neza iwe ni mu Boston. Hoya Mama Sharirene ugira ngo bangire nk'ibyo bangize. Ngewe ibintu bangize se ugira ngo ni bibi. Bari barimo kunyamamaza ngenda ndushaho kugira abankurikirana benshi. Nta nicyo nabaye ntacyo nabaye kuko umwami Imana nkunda ndamahoro. Imana nibatumaho no kuri kamera mwigira ubwoba. Ariko hari ikindi kibazo abakunzi bawe baherutse gushyira muri comment sinzi niba warayibonye. Ako urimo gushaka ko tudeviya kandi shaka ko twaza tuvuga ku by'umurimo. Ntago turi budeviye twaze tuvuga kuri Vanessa tukeka ko wenda kuba yarashatse umugabo akabya byamushubije inyuma. Oya n'urusaku n'induru by'abantu. Yego n'urusaku n'induru. Abadayimoni bakubise igikweto hasi bose bajya mu ndaki. Yego. Hanyuma wowe ko bakunze bibaza igihe uzashakira umugabo. Ako Cyprien ibyo binumva bihuye. Turagira ngo tuze kubihuza. Tarukunda nta hantu bihuriye n'umurimo. Turebe ko icyo gihe nukigeramo utazacogora. Cyo gushaka? We nushaka ntago uzacogora. Urambaza iki? Ubwo ushaka kumva kamvamo. Reka nze nkubwire. Sibyo? Yego. Ibi bintu uri kumbaza. Ngewe Mama Sharirene cyambere. Yego. Iyo njya gukora ikintu
ndabanza nkagisengera nubwo bambona kuri kamera buri munsi nahaje ntago mpfa kuza. Ikintu cya mbere mbanza gusengera icyo ngiye gukora, namara kugisengera nkacyemeranwaho n'umwuka w'Imana unkoreramo, hanyuma umwuka yakinyemeza. Hari igihe akinyemeza kamwe ariko abantu bari guca umutwe baraguhondagura. Icyo gushaka ntabwo uragisanga cyangwa urimo uragisengera nyine niyo nzira ndi kugira ngo ngusubize. Yego ntabwo ari njyewe, ni abadukurikiye kuko nibo babajije icyo uri kumva. Njyewe nimba isengera igihe cyabyo cyageze nkabikora bakamvuzaho induru, nubwo mbere bazaba bamvugijeho induru. muri make ntabwo uratangira kubisengera. Ibyo nta murongo ufite wo gushaka. Ibyo bintu byo gushaka uba ahantu undi uzi ikintu ndi gushaka, ndi gushaka umufungo. Avuga abantu bashyigikire bampa umufungo. Nagira ngo ababajije ikibazo barashubijwe. Barashubijwe, nibashyigikire mbanze mbona ikintu bita umufungo. Gahunda yo gushaka ngo ntabwo ibyo biri, ntabwo biri mu bana. Uretse wenda ko bavuga ko afite fiancé ariko ese ninde umuzi, ninde ubizi? Ibindi arimo arabisengera. Rero njyewe ngize na fiancé, usibye ko ari ubugambo. Buriya rero hari igihe ubwira umuntu ijambo kugira ngo upime ubujajwa bumubamo, sibyo? Ukamubwira tumva runange mfite fiancé ngiye gukora ubukwe, kugira ngo urebe ko ari umuntu wo kwizerwa muzakinana amadiru. Hanyuma wamubwira nk'ako kantu ukumva yaragakongeje akabwira abantu bose, ugahita umufatiraho. Umuntu wabibwiye niwe wabivuze. Ngo nawe kuneka Cyprien, hari igihe umuntu akubwira ibintu ukamusubiza bijyanye n'ibyo ashaka kugira ngo muruhure umutima. Ariko najya kugira fiancé nkamuhisha kuki? Ngewe nimba narababaye simpisha umubabaro, abantu bose bakamenya umubabaro wanjye kuri kamera, n'igitwenge cyanjye nagihishira ikisi. N'ibyishimo byawe. Ngewe mfite ibogari nahita nyizana hano kuri kamera, wambaza ikisi? Ariko ni ibogari nta bintu bya nta mugabo nta fiancé fite, nta nubwo muteganya. Ariko hari. Ariko uvuze ibogari. Nyine mfite ibogari, umva se najya gushaka umuntu utari ibogari. Cyakora urimo gushaka gusetsa abantu, ubwo nyine ntago nabihisha. Naba nguhisha se kuki? Niba watekerezaga mu masharene utari ibogari. Oya, ibyo si byo nkubwiye. Ako ni uri ibogari, komeza ugerageze. Oya, hari imishinga mfite yindi by'abagabo ntago birimo. Karagaciyemo wenda twavugaga mitangira impungenge ndavangeje mu masharene umunsi nayagize uwo mugisha akabona iyo bogari ashobora kuzacoga. Ariko abakunzi bacu bumvishije yuko aho ubwo nabona ibogari nkacogora nabura kwishima. Yego. Dukomeze noneho twakomeje. Yego twakomeje. Ubwo rero wari kuvuga ngo murimo uko ndi kuwubona, ndi kubona ko ikuzimu bakoze inama kugira ngo bakankamire cyangwa bakange abavuga butumwa Imana yahamagaye, bafite ibintu biryana mu matwi bicengera abadayimoni bakabangamirwa. Bakora inama bahamagara ikipe nini irimo abo n'isinzige. Abo n'isinzige n'abanyamakuru bakora ibitangazamakuru bya Gikristo, nabo n'isi ntaragahanga bamwe baza kwirirwa bavuga abandi. Satani akora iyo kipe kugira ngo babice babahorahoze hazongere kugira uwongera kuvuga. Biciye mu banyamakuru b'inzige. Nuyo niko nabise, ibyo si ibanga ninjye warivuze. Ni inzige, ni intaragahanga bamwe baza kwirirwa bavuga abandi ni intaragahanga. Hanyuma babakoreramo barabatitiza babatera ubwoba, hanyuma bajya kwihisha. Ariko nagira ngo mbabwire ngo inama yabaye ntago Yesu yarayirimo. Iyo umuntu yakoze icyaha arihana, iyo ntakoze icyaha wakoze ubuzima burakomeza. Ubwo nicyo ndi kubwira aba bantu b'Imana. Imana irimo irahomba. Amashuri bari abagore bize ntabwo ari abantu bo gukangwa n'amagambo ari kubera ahangaha. Nibikubita agashyi nibaze mu murimo w'Imana, baze bakorera Imana mu kuri no mu mwuka, baze babika Imana ishaka ko babacyo, ibyo ku ruhande babyihorere. Kubera yuko ikintu nabonye Imana ijya kuduhamagara ntabwo yigeze iteranya komite nyobozi y'umudugudu no mu kagari, kandi Imana ijya kuduhamagara ntabwo yigeze ifata nyobozi yo mu itorero. Imana yaduhamagaye
cyangwa ijya guhamagara ihamagara ku nyungu zayo, ntabwo ijya irebera ku bantu, kuko Imana yaba yareberaga ku bantu hari ibintu abantu benshi batekereza ngo abagore bose bafite ibibazo byo mu ngo nibo bagira ijambo. Wakabimenye se? Wakabimenye ngo abagore bafite ibibazo byo mu ngo by'abagabo nk'abo bose navugaga harimo n'abandi nibo bafite ijambo, nibo bigisha ingo. Ibi bintu ni ibiki? Ni ibyo nyine bakabimenye se? Ese wamugani nuko nyine se none se harega ntago umubumbyi ajya abaza ikibindi ngo nta kibindi kibaza umubumbyi ngo wambumbye gute. None se abantu barinjira mu kazi k'Imana, Imana ijya kuduhamagara n'ukuntu iduhemba birabareba. Uretse gatoya, kubera iki aba bagore benshi, ndavuga wenda benshi kuko si bose, bakeya muri bo, usanga wa mugani bavuga ubutumwa bwiza kuri social media, bavuga ngo ni na bwiza ariko yego uvuga ngo baranakurikiranwa cyane kurusha n'abo bana. Kubera iki ari busanga baragize ibibazo bijyanye n'urushako? Reka rero nkubwire, nimba hari ahantu wiga neza ugafata ni mu ishuri ry'umugabo n'umugore. Buriya umugabo wigiye ku mugore we aba ari umuntu usobanutse cyane, kandi umugore wigiye ku mugabo we aba ari umuntu usobanutse. Ibindi burya reka nkubwire Sipiriye, kuko Imana itagira umuntu yibaza ngo wakoze iki, njye nabonye ukora ibyo ishaka. Ubu se najya kuvuga ngo ni ukubera iki ngo Imana, hari ijambo rivuga ngo yatoranyije ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Ntawe yibaza ngo ibyo wakoze ni ibiki. Si umuntu agiye kwa muganga aravuga ngo ndashaka kuvurwa na runaka, iyo watonze umurongo ngewe hanyuma subaza umuganga ngo nyereka diploma ufite, wigiye he? Ibi bintu nta muntu ugomba kubitindaho. Imana ntigirwa inama, iyo iza kubigirwa inama kugeza iyi saha ntagomba nkivuga. Ariko kuko Imana ikora ibyo ishaka kuri mama Sharirene, nzavuga barire, nzavuge bavuge, noneho bigeze do banaceceke tubishuti. Ubu hari igihe abantu bazagira gutya baceceke, noneho basigare babona ko ndi umuntu w'Imana. Kubera iki? Ntacyo barenzaho. Amavuta ansukwaho ntago ari abantu bayama, nta nubwo umushahara wanjye ari abo ngabo bavuga bawumpangira. Njye si impembwa n'igihugu, nta nubwo mpembwa n'itorero, mpembwa n'Imana. None se kujya ku muntu kajujura ngo ntakwiye gukorera Imana kandi ku kwezi ngahembwa? Nk'ubu ngenda hembwa, kandi ngewe mpembwa bubyizi, nkahembwa no ku cyumwe no mu kwezi. N'Imana iyo ibishatse hari igihe mpemberwa ku masaha. Urajya kungirira ishyari ngo nkorera Imana, kandi iyo nkorera impemba wakicecekeye se? Ibyo rero nta muntu ukwiye kubitekerezaho. Kandi aba bagore bajye batureka. Hari ahantu Imana yatwinyurije dufite na diplome yo kuyivuga, ntacyo bazarenzaho usibye kwibabariza imitima. Nk'ubu nkanjye bazajya bambona bahekenye, uyu mugore ndamwanga, ejo wongera umbone mama Sharirene si umushaka, ejo wongera umbone, ubwo se urumva utazarwara umutima? Ibyo nta muntu ukwiye kubitindaho. Ese kuki Imana ihamagara abakarani? Kuki Imana ihamagara abayedi kandi uba buretse gato? Kuki Imana ihamagara abayedi ntihamagara abafundi? Kuki Imana ihamagara abakomvuwayeri inyuze ku bashoferi? Kuki Imana ihamagara abatazi kwiyandika izina iciye ku bantu bize za kaminuza? Kuki Imana ihamagara abadidimanga abazi kuvuga bahari? Ibyo ntawe ujya byibaza. Imana ikore ibyo ishaka. Natwe iyo tuza kugira amahitamo, hari ibintu twari kuyibwira ikadukorera, hari n'ibyo twari kuyibwira tuti ibi bintu reka ntitubivuge, ureke natwe twibere gutya. Ariko yakoze ibyo ishaka. Ibyo yakoze kuri njye ngomba kubigendera nkaba fiyeri yabyo. Ibyo kumbwira ngo urambwira ibiki se kandi Yesu umushahara uri hano hafi? Erega njye ikintera kuraje ni n'umushahara iba yampaye. Nta mpungenge muba mufite ku butumwa mutambutsa bikurikije wenda seveyani cyangwa se reka ndeke kuvuga seve, bikurikije ubuhamya bwanyu, nta mpungenge muba mufite ku butumwa?
twebwe dufite ubuhamya bwiza rero reka mbanze mbwire n'abantu ubyemere cyangwa urorere kubyemera njye mfite nk'ubu nkanjye sinjya kuvugira abandi kuko buri wese niwe wimenya njyewe mfite ubuhamya bwiza ubuhamya bwanjye ntibuntera isoni kubwicarana hano kuri kamera kuko ubuhamya mfite ni ubuhamya nziranyeho n'umutima wanjye sibyo kuko ubuhamya bwa mbere ubwo muntangira ubuhamya aho ndara murahazi ko ahubwo abantu bazi guhinda ngewe mama Charlene namutangira ubuhamya ngewe mama Charlene mbona adakijijwe wowe untangira ubuhamya ko ndi mwiza untangira ubuhamya ko ndi mwiza uranzi ko Yesu yavuze ngo mbe nawe muzabamenyera ku mbuto zabo twabwirwa n'icyo abagutangira ubuhamya niba batagendera ku mbuto uberera reka nze nkubwire Yesu ajya kuvuga ngo muzabamenyera kuzobera ni gute umuntu akubwira ngo uraryoshye kandi ntayo yagusoromyeho ngewe nazikwereye he aba bantu bandika kuri komenti tuvugisha ukuri umuntu aza kwandika kuri komenti ntimwaturanye siko hari n'igihe aba ataranakubona Yesu ibyo yavuze se nabigaye yego ubu umuntu uzamenya imbuto zanjye ni umugabo waje kuntereta nkamuha cyangwa nkamwima ni uwaje kunsaba umunyu duturanye nkawumuha cyangwa nkamwima umuntu uzamenya imbuto zanjye ni abana banjye mbana nabo mu myaka mbareze umuntu uzamenya imbuto zanjye ni uwo twasangiye unzi ese wowe ndahurira nawe kuri kamera ngo mama Charlene uragapfa ndinda mpfa nakoranye nawe niko mama Charlene aragapfa nakoranye nawe mu kazi nkwerera imbuto mbi mama Charlene mwaraturanye nabanye nawe ku mudugudu nibura se uri pasiteri wanjye waranyoboye uri umushumba none se reka nze nkubwire izo ntera bazazirebera he hano kuri kamera yego se bo urakoze cyane reka wenda duse nk'abarekeye aho ngaho twigarukire wenda tutararengaho imbuto za mbere zifite agaciro ni izo ntera ngewe niyiziho yego cyane ko wowe ni Imana tuziranye mbere y'abantu bose yego izo ntera rero mbere y'uko abantu bazimenya cya mbere ni njye uzizi yego kuko ahantu hakenewe kwerera imbuto ni henshi ntabwo ari hano kuri kamera hano kuri kamera imbuto zo kuri kamera gusa kuri kamera nakivuga nabi ntabwo bishoboka ariko hari ahandi hatari kuri kamera ngewe ndi kumwe n'icyaha turi babiri muri babiri uhanganye haleluya ngewe n'icyaha uri kugihamiriza umva nge n'icyaha turi kumwe aho utari wowe aho ngaho rero niho umenya ngo ndakijijwe cyangwa sinkijijwe kandi reka nkubwire Cyprien uri bumbwire ngo nta mbuto ngira kandi gute nzingiye ko nzifite kandi abantu b'ubu rero reka nkubwire aho basoromera imbuto nta nizo tuzababonera umuntu ukuguriye isukari aba yakwereye imbuto uri kunyumvira umuntu wakuvuze neza aba yakwereye imbuto umva izo mbuto umuntu wagusuye kwa muganga urwaye yakwereye imbuto ariko si ubwo koko wambabariye mwa bantu mwe izo nizo mbuto dushaka nimba uje kusaba mama Charlene 5 nkabiguha nazeze nintabiguha ndagapfa kandi wenda nayakwimye ntayo mfite urashaka ko mama Charlene nabigenza gutya nibwo abazeze ese ubizi gute ko aba azeze ikintu cyo kwera imbuto rero nicyo ariko uburyo bibiri kivugamo bitandukanye n'uburyo tugifatamo yego wenda ntago aricyo kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka twigarukire kuri ba bantu bacu bavugaga Imana neza ariko uyu munsi bakaba bacecetse kugira ngo wenda tuze no guhina ikiganiro kitaba kirekire cyane kuko ibintu babivuga byaba byinshi ugiye kugaruka noneho ubaha message ubaha ubutumwa Imana yaguhaye reka nkubwire message zishaka kubaha ntago ibintu byose abantu babigize ngo ni Imana yabibatumye sibyo ntago ibintu byose ari Imana iba yabidutumye sibyo noneho byaranakomeye kugira ngo abantu bumvikanisha ikintu bavuga ko ngo ari Imana yabatumye ariko burya nanjye mfite ubwenge bukoreshwa n'Imana sibyo nkagira n'umwuka w'Imana uri muri ngewe ibi bintu naricaye ndeba ukuntu shitani ndeba abantu bageze muri 4-5 bagiye bagabwaho ibitero nkurikirana message zabavagamo
mpita mbona ko bapangiwe na satani kugira ngo batazongera kuvuga ukundi. Mesaje nshaka kubaha, mesaje mpaye Gihozo, iyo mpaye mama Vanessa, mama Sharirene we yarabyumviye rwose, arimo neza kuri izi kamera, kandi biyumva mu muhamagaro ko bahamagawe. Abakoze ibyaha nibabyihane, ariko bagaruke mu murimo. Naho abatarakoze icyaha bicogozwa n'amagambo abantu bagira gute babavuga. Yego, kubera yuko umurimo w'Imana urimo urapfa. Kandi nibatabikora gutya, Imana izabasubiza kuri training, bongere bajye kwitoza ku buryo bazaza kuri kamera barashaka gusibira mu ishuri. Kubu ngewe mama Sharirene, Imana yanyigishije ku kintu bita umunwa w'abarokore n'abataribo. Nawize mbere, niyo mpamvu ubona batambashije. Sibyo? Ngewe navuzwe n'abahanuzi bavuga mu ndimi. Ko umuntu agwanurira mu rurimi akavuga ukuntu uri umusambanyi akanakwihanisha mu bantu. Yego. Uzi ko umuntu aguhanurira ngo Imana iragushyigikiye nyuma akaba uwa mbere mu kujya kugusebya. Uzi ko umuntu aguhanurira ngo Imana ikugize icyamamare nyuma akajya kuvuga ukuntu watanze ibitambo kugira ngo wamamare by'abana bawe. Uzi ko umuntu akuvuga ngo Imana igiye kugushyiraho ubwiza bwayo ikugire munini use neza, akaba uwa mbere mu kajya kuvuga ko ari abagabo bagutunze. Ngewe navuzwe n'abantu babyigiye, buriya kuvugwa n'abarokore banavuga mu rurimi. Sibyo? Mwareranywe, mwanyagiranywe mu butayu. Iyo bakuvuze bari urakamirika. Imana rero mbere yuko tuza kuri iyi tere, nzi ko hari ako yari yadukoreye. Yaduhaye icyitwa impamyabumenyi ya maîtrise ku cyitwa amagambo, kuko yari izi ko nitugera kuri iyi tere tuzavugwa. Rero ngeze hano nkatitira yambwirite, ibyo nakwigishije nturafata, subira ku ishuri. Rero kugira ngo badasubira kwiga, nibirengagiza amagambo, bazi. Inama nabagira ni ukugaruka mu murimo, nibaze mu murimo w'Imana. Naho ubundi ya majwi y'ababahuguye nimuve kuri kamera. Biriya bintu byo kuri kamera ni iby'abadayimoni. Nukora ayo majwi saa y'Imana, ahubwo ni ay'abadayimoni bavugiye muri bariya bantu. Simbabwire ngo bajye mu nsengero, kuko satani nawe ntiyoroshye. Ikintu cya mbere akora ni ukubamenesha mu nsengero. Ugasanga abantu bafite nk'isengero aricaye, ngewe sinatumira abagore bo kuri YouTube. Ntago wabatumira kuko urwo ari urusengero rwawe, ariko ari urusengero rw'Imana. Imana ntiyagira isoni zo kubatumira. Kubera iki? Hari ikintu abantu birengagiza, Cyprien. Umuntu abyara abana, ukabyara umwana w'umukobwa, ejo bundi agatwara inda, akatwara n'indi, akabyara abana babiri bose mu buryo butateganyijwe. Hanyuma saba abana babo iyo bababyaye barabafata bakajya kubata mu ishyamba, barakomeza bakitwa abana, ndetse ugakomeza bakababuzukuru. Hanyuma mwe abantu bankurikiranye, mwe mudashaka ko mama Vanessa avuga ngo kuko yashatse umugabo wa kabiri, wowe udashaka ko Gihozo avuga ngo kuko yatwaye inda, ngo y'umugabo ntumbaze bya bidayimoni byose biba bibuzuye mujya kuroha ku bantu, ngo kuko mama Sharirene ngo yanze umugabo. Ibyo bintu bituma Imana yo mu ijuru ko mwikunda ifate mama Sharirene, ifate mama Vanessa, ifate Gihozo n'abandi, ibayore, ibate muri puberi. Barabashutse, barababeshye. Mwe ko mutajugunye ibirara byanyu by'abahungu binkura urumogi, buri munsi ntimujya gusinya kuri polisi ko abana banyu bibye, bakakubwira ati dore tumuhaye imbabazi ubwa mbere, tumuhaye imbabazi ubwa kabiri, ntusubireyo ukamugaburira ifiriti. Nta soni. Abana bawe babyariye iwawe, wabarengeje urugo, ntukomeje kubatunga. Hanyuma Imana ifate mama Sharirene ngo nuko ari umunyabyaha imujugunye. Ntabyo muzabona. Izasukaho amavuta, yongera isukeho nandi. Nabo ba mama Vanessa ni mwebwe batinye, nibaze mu murimo. Imbabazi z'Imana n'amaraso ya Yesu biracyahari, bijya kwipfurika. Hanyuma ndi gusoza, urihiriye umwana wawe ishuri, uzi n'ukuntu birushya, ngenda bizi. Iyo amashuri yatangiye, ikintu bita ifiriti ijya ku ruhande, tugarya ibitogosheje, umugati wo muri Simba, haba nk'ubwiye ngo uburetse,
nkarya uwo muri butike byaba ngombwa bakarya n'amandazi sibyo. minerivare kuyitanga biragoye, wishyuriye umwana garidiyene primaire segondere ageze kaminuza, yicaye iwawe umunsi wa mbere ko muzi kwikunda, yicaye iwawe umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu umwaka wa gatanu, ntari kujya gukora n'amafaranga wamutanzeho. ibintu Imana yadutanzeho aba bagore mwiyongoza, Imana ifate ibitesha agaciro itujugunye. ntabyo mubonye. Mama Vanessa nagaruka uzamwakire, nutamwakira uzareke kumureba. ariko ibintu byo kuza kwirirwa muvuga abantu musebya abantu, ntabwo Imana izabajugunya. aho muri mwumva iki kiganiro ni musenge, musabe Imana amavuta, mugaruke mu murimo. Gihozo nimba yaratangiye nagumemo, kuko n'abavuga ubusa bari kuvuga. Yego urakoze cyane. Uravuze ngo arawugeze uravuga ngo mwiko mufite abana bameze gutya na gutya ko mutabajugunya. Ushatse kuvuga ngo nimba ibivugwa ari nabyo byarabaye. Yego. kuko nimba ndi mu makosa, nimba Mama Vanessa yarayakoze, nimba Igihozo yarakoze amakosa, ntago byemerera Imana kubajugunya. ko batajugunya abana babo, kuki bumva ko Imana igomba kubihwanyirizamo hano. Yego. Urakoze cyane. Iki kiganiro nta kindi cyari kigamije nuko guhitura abakozi b'Imana bicaye ngo bagaruke ku murimo. Turi no kumara impungenge abafite ubwoba banze kuzana ubutumwa cyangwa ngo baze gukorera Imana kuri iyi YouTube. hanyuma tubwira n'abandi birirwa avuga ngo abagore bo kuri YouTube nge sinabumva, nusubira kuri YouTube ntizongera ku za mpuguzi zose zihugurisha umubiri. nabo basenge bajye mu mwuka bamenye icyo bakwiye kuvuga. Ariko hari umuntu wibagiwe kandi barahari. umuntu witwa Riziki ari hehe? Riziki ntago Riziki reka nkubwire. Riziki singiye kuvuga ko yicajwe n'ubwoba n'amagambo. Riziki ntajya atinya iminwa y'abantu ni nka Mama Sharirene. ntago nzi situation arimo, nimba hari umuntu ntaheruka we ntago, ariko ahari nawe akomeza yikurere hazahire rimwe. Yego. Oya Riziki se wamutera ubwoba? ni nk'uwaza kunkanga ngo arantera ubwoba. Riziki rwose ntabwo wamutera ubwoba agira. impamvu wenda ataza afite izindi kondisiyo ze arimo, kuko na hano kuhahora si itegeko, umuntu ahaza kubera impamvu. Yego. Urakoze cyane. reka tugushimire ku mwanya wawe waduhaye, kandi tugushimire ku butumwa uhaye aba bakozi b'Imana. nibyo koko hari abantu benshi bahembutse, kandi bahembuka kubera ko Mama Vanessa yavuze. haracyari n'abandi bahembuka kubera ko Gihozo yavuze, bahembuka kubera ko Mama Sharirene yavuze, n'abandi. bivuze ngo wa mugani bisa nkaho ari akantu Satani yakubise abantu. Ni akantu kukita akantu, ni inama imwe yigize ashwe. Yego. yari iri mu intaragahanga n'intuza. Satani asa nk'ubyungukiyemo. Imana iri guhomba kuko abantu batari kugaruka, kandi hari abantu benshi bakurikira YouTube, ndetse hari n'abantu bakizwa, ndetse hari n'abantu bahembuka, hari n'abandi kabavuga ngo bagiye kwiyahura baragaruka. ngo iki abaduhamagara se buri munsi ibintu byinshi cyane. Yego, bagaruke rero bakora umurimo w'Imana. kandi natwe hanyuma ikindi nashakaga kubwira abantu nuko numva ashaka gukorera Imana bye. Yego. ndashaka gukorera Imana. umuntu ushaka ikiganiro nzakimuha, uzanzanaho ubujajwa niwe rwose ntazemerera. ariko umuntu wese ushaka ko mvuga Imana, mvuga Imana ntanga impuguro nigisha abantu, numva ndi kugurumana. yaba ari abanyanditseho inkuru, yaba ari ba bantu zanzige na zanki, umuntu wese ushaka ko Imana abantu be bumva Imana, ubu nagenda. Nukuvuga ngo ibinyamakuru bikora gospel byongere bigaruke. Oya sinijya gospel, hari n'abandi. Oya hari n'abandi bafite ibindi bitangazamakuru. bafite ibindi bitangazamakuru bitakora na ntuza gusa, ariko bagashyiraho n'ibintu by'Imana. kuko ngewe mfite umubabaro ko abantu ibintu by'Imana barimo kubiceceka, ahubwo ugasanga hari bya bintu nimba abantu bari gushishikara kujya kuvuga yuko bafite amatako meza, bafite n'ibintu byiza ngo abagabo babaze bagure. kuki twebwe Yesu wacu turi kumuhisha? ibibohora abantu, ibihindura abantu turabifite ngo tubivuge ku macana atandukanye, abantu bumva bakizwe babohoke.
ko abantu bagwiriye wa mugani ku ma YouTube abapfumu bavuga imbaraga zabo bagira bate kubera icyo bakoze b'Imana bataza ngo bavuge imbaraga. Umuntu rwose wambaza ubujajwa niwe tutazakorana ariko umbaza ibintu byubaka wese muhaye ikaze. Ese bivuze nk'ubujajwe bushatse none si iyo umuntu agiye kumbaza ibya bampora iki ntaba njajweho. Si umuntu agiye kumbaza ngo Mutesi agiye gushaka abagabo batatu ubwo si ubujajwe. Yego oya rwose. Yego urakoze cyane rero. Hanyuma mbere yuko dusoza watanga nimero kugira ngo umuntu wifuza kukuvugisha abe yakubona. 078 35 42 666 8. Yego ukeneye ko akugira inama, ukeneye ko musengana cyangwa se ukeneye kaza kuvuga Imana iwawe wamuhamagara. Hanyuma rero nkurikije ikiganiro twakoze umurongo cyari gifite nifuza ko twasoza n'ubundi dusenga. Yego kugira ngo unasengera abakozi b'Imana. Ngiye gusengera abantu babiri ndetse wenda bageze muri batatu. Ndashaka gusengera abakozi b'Imana batinye kuri YouTube kongera kuvuga ubutumwa. Imana ibasuke mu imbaraga kandi bahe n'umuriro baze bakore mu kuri no mu mwuka byonyine bundi bajye bigendera. Hanyuma ndasengera n'abandi bafite icyo kuvuga babwira isi bakavuga ibintu ukuri no mu mwuka byabohora abantu. Imana ibamara ubwoba baze bakorera Imana. Hanyuma ariko ndasengera n'abakorerwamo imyuka ya shitani batabizi. Abo babatutse babakoraho inkuru bakajya bafasha inzira ya satani yo kugira ngo babazimye. Kandi bakabazi ko ngo ari abakirisitu ari abana beza nabo bazi bagomba gusengerwa. Umva ukuntu bagomba gusengerwa. None se wowe mama Sharene yakoze ibyaha uri umukirisitu ufite aho usengera ugiye muri komete uramututse sibyo? Kandi uri umukristo uje kuri kamera uramututse kandi uri umukirisitu. Ubu se mvuga yuko utari mu gikundi cy'inama yabereye ipfiriya. Ipfiriyo bakoze inama hari ukuntu bareba n'abazashobora kubikora neza. Nabo bazakora. Koko bantoranyemo njye kunaniza njye kuzimya njye gucogoza umukozi w'Imana anzinukwe kuza kuvuga Imana ku bwanjye. Ubwo siyo ni Imana. Nabo bakwiriye amasengesho. Bamwe batije shitani indimi bakamutiza ibikorwa kugira ngo babashe kuzimya babana. Yego Mana y'imbaraga nyinshi zikomeye ngushimiye ko wadufashije muri uyu mwanya kugira ngo twubake kandi twubake umurimo wawe n'abana bawe. Ciye bugufi muri aka kanya ngusaba kandi nkwinginga kugira ngo uherekeze ubu butumwa abana bawe ubakuraho bari baze bavuga imbaraga zawe baze bakuvuge baze baguhamye baze bakwamamaze kuko nzi ko hari imbaraga nyinshi watanze kuri bo kugira ngo abantu babohoke ku bwabo. Sengera abantu bose bafite icyo bamara baza gukora umurimo mukuri no mu mwuka ngo bamara ubwoba baze bamamaza ubutumwa bwiza. Sengeye kandi n'abantu bose bakorerwamo n'izindi mbaraga n'imyuka batabizi nabo ubahe gukanguka no kwitekerezaho kugira ngo bamenye urugamba rwavutse uko bakwiye kurwana no kuvuga. Mana nubikore nanjye nzagushima. Nubikora umurimo wawe wubakike kuko na Satani ari kubaka kandi nushyigikira abakozi kuko na Satani ashyigikira be kugira ngo izina ryawe ryamamare rigere kure kandi ibikorwa by'Imana nibimenyekane binyuze kuba wahamagaye. Ndabasengeye rero aho bari ubagirire neza ubuntu bwawe n'urumuri rwawe byongere bibamurikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.